Bonjour. Iyi dosiye icyo ushaka ko nyikoraho? Birangije isabwe no guhamagara taxi akayisi. Okay. Oui, bonjour. Ni sawa. Ya dosiye yarangiye waza ukayisinya noneho. Sawa. Hano mama akanya gato tukavugana ko icyo cyakubwira. Nta kibazo. Nashaka kugusaba imbabazi ku byabaye ejo bundi. Ndabizi byarakubabaje. Gusa nanjye sinari norohewe. Wibaze ko n'uriya munsi naraye nasinziriye. But I'm sorry. Gusa nanone sinabura kukubwira ko nanjye wambabaje. Bitewe n'uburyo wansuzuguyemo. Njyewe? Nagusuzuguye byose kandi. Bikujijisha Alma. Uriya munsi naguhamagaye inshuro zirenga 10. Nta na callback yawe nigeze mbona. Ndakwandikira message. Ntiwansubiza. Nanaje n'iwawe mu rugo. Ndakomanganga kumfungurira. Ibyo byose ndumva Sandra yarabikubwiye. So sinzi niba ari njye udashaka mu buzima bwawe. Nyine wabimbwira nanjye nkareka guta umwanya. Umva musore pe. Njyewe narakenda guma nshaka kuvugana n'abantu. Wimbeshya hano. Burya uriya munsi naje kugaruka. Kandi nabwo nari maje kuguhamagara inshuro nyinshi wanze kwitaba telefone yanjye. Gusa indi mpamvu narayibonye ni uko ufite abandi wahaye umwanya wawe kuruta uko njyewe wawoma. Kandi nabwo ni uburenganzira bwawe. Bande se kandi. Umva reka tubireke dukora akazi. For now. Cyakoze nakubeshya ntabwo nsobanukira icyo ushatse kuvuga. By the way, nanjye ntabwo nabona kugushimira nakunze ukuntu wamvuganiye. Umva nyine njye nuko mbyumva. Aho kugira ngo tuzane umukozi wa gatatu tukajya twigoma tugakora no muri weekend igihe byabaye ngombwa. Yeah, you're right. Buriya twazajya dushaka abanyabiraka ahubwo igihe akazi kabaye kenshi. Nibyo kabisa. Buriya hari ikintu utazi. Njye sinshobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ntabanje kukugisha inama. I always value your opinion. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Nzi ko bigeze kuri iyo level. Niko bimeze. Ngaho nawe fata akanya gato utekereze ku ngaruka twari kuzahora nazo muri company mfata icyemezo nakugishije inama. Bikuba bitari ibintu byaba bikaze se. Okay, make an eye ngo turi kumwe sibyo? Kandi urakoze. Urakoze cyane nawe. See you. Yeah.
C'est ça. Ejo Max yaje hano. Oya, kubera. Umva kare turi kuvugana yacishijemo akantu ko kunyorera. Ubwo niba nanamushaka ariko namwubaha. Ngo ejo yarampamagaye cyane ndamwihorera, ubwo nandi kumwe n'abo nshaka. Bandi. Yaba yaravuganye na Ivasi? Urazanye se ubwo? Shawa, pisi cyo gise bahuriye hano rimwe nabwo. Nese ubwo yarabimenye gute? Cyangwa shora mbose yadushyizeho maneko. Shamu nahita mwanga. Ese ndeka nkubaze. Ya challenge wamuhaye yo igeze he? Reka. Urugero ngo mbikubwiye noneho ubona ukizakopeza mu nshuti wawe. Mugopeza se ntabwo kwiteretera. Wowe uzamuhereza umwanya yigaragaza. Uzabuhitamo nyuma. Ni kuri ofisi ya Max. Ngwino umufashe ngiye nisubire mu kazi. Tebuka nta kibazo. Tebuka. Sawa. Mama, ngaraje afashe motaraje. Shana abanguke pe. Ndumva nananiwe cyane. Ndabona aje umukobwa bakorana. Reka tumubaze wasanga azaho Max ari. Nzaba mu kozi. Mwaramutse. Max ari ese ko twamuze kuri telefone. Uyu ni mama we. Yaraswe muri buze se? Oya ntabwo twigeze tumubwira. Twavuganye mu kanya ari mu nama mbwira ko telefone yagiye gushamo umuriro. Wasanga yazi. Ariko reka mbamagare umuntu bari kumwe mu bavugisha. Urakoze mwana. Halo? Nari mageze, none se muri hehe? Okay. Sawa. Karibu moto. Hobe mama. Hobe. Moto. Amahoro. Amahoro. Iminsi myinshi. Amakuru se ahandi. Amakuru turaho. Namwe mu amahoro. Turahora ko twari tubakumbuye. Natwe nuko nako nafashe akabando mwazina. Ko mwatwanze se. Mwaje rimwe gusa. Twari turi kupanga na Max tuzaza kubasura muri iyi minsi. Nukuri ni kare. Mama. Ubwo ALICIA hari rero nanjye najya mu kazi ubwo tuzasubira. Mwana mbese wagira ngo ntiwakoze. Bose Imana igumugisha. Wandwanya yo ntakugira mbona rorora ngataniye muri iki Kigali. Maze wakoze akazi keza. Wakoze. Ese uyu mwana wari wamushubije mwabonanye. Bite? Ngaho natwe turaho. Papa araho. Ararwaye ariko ntabwo ari cyane. Gusa mumusuye wenda yabyuka. Yirera mu buriri. Turapanga muri iyi minsi tuze kumureba vuba cyane. Nuko. Yego karasi. Uraho umuhungu wanjye. Hobe. Uraho neza.
ni amahoro kirabana hano bite turaho ni amahoro se ni amahoro kavuganye gato hanze kuki waje utambwiye ubundi ni amahoro ni amahoro mwana wanjye ni ukuri rwose ntugire impungenge naje nkushaka cyane ni nayo mpamvu ntaguteguje konje kuko nari nzi yuko uri bumbuze naje kugira ngo njye nawe tuganire kuko hari ikintu mushakira kandi cyihutirwa kandi tukaganira atari hano mu kazi tugende iwawe mu rugo tuvugane. papa ameze neza se ameze neza ntabwo arwaye cyane kandi umbabariye pe twajya mu rugo tukaganira hanyuma tukagifatira umwanzuro noneho nkataha hakiri kare. okay reka mvuge n'uyu mukobwa dukorana ubundi nze tujye mu rugo kuri byaba byiza ufashije nkataha nawe ngwino uretse ko nawe buriya rero ntabwo byarangiriye hariya njye nawe tugiye guhangana kugira ngo komera y'isi ntutekereze ko wantwara umugabo gutyo gusa kuko ntabwo byashoboka. Alicia tuza rwose utekane njye ntabwo mpanganya nawe Max nta kindi kintu kimuza nawe kitari akazi ikindi kandi njye guhangana nawe urabizi neza ko utansinda kwiyengera ngo se ugire kurengera uvuze ngo wasiye hese mama